Reka nongere ngusuhuze wowe ukurikiye Techinika, nizere ko umeze neza cyane. Techinika ikwigisha uko ikoranabuhanga rikora ndetse n'uko warikoresha ngo ugire icyo ukora, urubyaze umusaruro, ugire n'icyo ugeraho. Tumaze igihe turi kwiga JavaScript, twizemo ibintu byinshi, twize cyane kuri object. Uyu munsi turacyari kuri object. Iyo tugiye kwiga uyu munsi ni object zerekeranye n'igihe. Ni gute tubara amasaha, ni gute tubara amatariki muri JavaScript. So tugiye kubireba muri video y'uyu munsi. Mu gutangira, mbere yuko tujya kureba uko umuntu akodinga ngo abone isaha, igihe bigeze, ibintu nk'ibyo, nagira ngo tubanze twumve ibintu bimwe na bimwe, harimo nka time zones, harimo nka format ikoreshwa mu kugira ngo abonwe itariki. Tubanze twumve ibyo bintu, noneho tubone kwinjiramo hari amakuru dufite ku bintu biri kuba nyine ibyo turi kubona. Mujya mubona ahantu handitse ngo UTC guteranyaho kabiri, handitse ngo GMT guteranyaho kabiri. Ibyo ngibyo ukunda kubona kenshi nk'iyo uri kuregera isaha yawe muri telefone, cyangwa se bakagusaba ngo hitamo C8 cyangwa se C na A na T, cyangwa se E na A na T, cyangwa se W na A na T. So ibyo ni ibintu byinshi ushobora kubona ariko ntumenye ibyo ari byo, bikoreshwa mu guhitamo igihe cy'ahantu runaka. Nko mu Rwanda dukoresha Central African Time. Central African Time aba ari GMT guteranyaho kabiri. Ngo GMT na UTC ni kimwe. GMT niba utayizi ni umurongo fatizo ugabanyamo isi kabiri uhagaze, ukoreshwa kugira ngo abantu bahitemo igihe cy'ahantu runaka. Iyo bari guhitamo igihe cy'ahantu runaka, bareba ahantu igihugu giherereye, umurongo uhagaze igihugu giherereyemo, cyangwa se bita longitude. Noneho uwo murongo bakawugeranya n'ahantu GMT iri, noneho bakabara dogere zirimo. Ni ukuvuga ngo hagati y'umurongo n'undi harimo dogere 15. Urumva nyuma y'imirongo ibiri haba harimo dogere 30. Dogere 30 zirimo amasaha abiri, kubera ko dogere imwe ni isaha imwe, dogere 15 ni isaha imwe. Ngo no kuvuga ko mu Rwanda niba turi kuri GMT guteranyaho kabiri, ni ukuvuga ngo turi kuri dogere 30, kubera ko ari 20 uvuye kuri GMT, bivuze ko turi imbereho amasaha abiri ya GMT. Ugiye hirya ya GMT, ubwo ho bakuramo, kubera ko uba ugiye mu kindi gice cy'isi, ari byo bita Eastern na Western Hemisphere by'isi. Ibyo ngibyo twaba tugiye kujya muri geography. Nagira ngo mbanze ngusobanurire ahantu GMT ituruka. GMT na UTC ni kimwe. UTC ni Universal Time Coordinated. Ibyo ngibyo byatangiye gukoreshwa mu 1972. Mbere bakoreshaga GMT gusa, ariko kuri ubu ngubu ahantu henshi uzabona UTC, cyane cyane ko mu programa ni uzagenda ubona iri ahantu henshi hagiye hatandukanye. Nagira ngo mbanze ngusobanurire wumve icyo bishatse kuvuga. Bishatse kuvuga ko ari igihe fatizo gikoreshwa kugira ngo umenye igihe cy'ahantu runaka. Hifashishwa icyitwa ISO time format kugira ngo abantu babashe kumenya ngo ese uyu ni umwaka, uku ni ukwezi, cyangwa se uyu ni umunsi, iyi ni isaha, iyi ni iminota. Ibyo ngibyo tubireba dukoresheje icyo bita ISO time format. ISO time format nk'uko uri kubibona, iba ifite hano haba harimo umwaka, harimo ukwezi, harimo n'umunsi, ubwo ni itariki, hakaba harimo isaha, iki ngiki ni iminota, haba harimo amasegonda na milliseconds. Milliseconds ni ibice igihumbi by'isegonda, kuvuga ngo isegonda rimwe ringana na milliseconds igihumbi. Noneho hano hakaza ya time zone offset, cyangwa se uvuye kuri time zone nka UTC, kugira ngo ugere kuri iki gihe hiyongereyeho amasaha, ngo hiyongereyeho isaha imwe. Bivuze ko iki gihe ari igihe cyo kuri, ni igihe cyo kuri UTC plus rimwe. Niyo mpamvu uraza kubona hano hariho time zone. Ibi ni ibintu by'ingenzi cyane ukwiye kumenya mbere, kugira ngo ubashe gukorana n'igihe. Ukwiye kumenya uko iki gihe giteye, ko izi ni ari millisecond, ikaba ari time zone. Ahantu henshi uzabona banditse time zone mu gihe, uzagenda ubonaho inyuguti ya za, ni ukubera ko UTC hari igihe nayo yitwa Zulu time. Ushobora kwita UTC cyangwa se Zulu time, byose birashoboka. Ahangaha nakwereka uko format y'igihe iba imeze. Habanza umwaka, hakurikiraho ukwezi, hagakurikiraho umunsi cyangwa se itariki, gutyo gutyo kugeza ugeze kuri time zone. Ibi ngibi byita ISO time format. Ni format yashyizweho n'umuryango mpuzamahanga w'ubuziranenge ISO. Reka tujye muri code zacu, noneho tutangire turebe uko umuntu ashobora gukorana n'iki gihe akoresheje JavaScript.
tugiye kubanza turebe ni gute ubasha kubona igihe turimo kano kanya. Kugira ngo ubone igihe turimo kano kanya ushobora gukoresha object iri muri Java, ni object construct. Ngo reka tubanze dukore variable date cyangwa se igihe, dukoresha new date igufasha guhita ubona igihe cy'ako kanya. Nk'aka kanya turimo ufasha kubona igihe cy'ako kanya. Dukore console.log date iraza gufata iyi tariki twaba tumaze gukora hano y'ako kanya turimo, noneho iyishyire kuri output. Iyi file yitwa time. Noneho turebe, urahita ubona ko igihe turimo kano kanya turi ku itariki 29 nibwo video ndi kuyikodinga. Hano naho dufite isaha y'aka kanya, hano dufite milliseconds, noneho iyi z izayihagarariye ya time zone cyangwa se ukayita zero time. Noneho hano urabona ko harimo ta ivuga time. Nuko nguko iso time format iza iyo dukoze new date tuba tugiye kureba isaha y'ako kanya. Ushobora no kubikora ukaba wakora ubundi buryo bwo kubona time y'ako kanya cyangwa se igihe cy'ako kanya udakoresheje iyi new date, ukaba wakoresha indi yitwa date.today. Date.today iyi ngiyi ikanyita date rimwe, noneho date rimwe tuyishyireho. Iyi new date ni date.today, byose bikora ikintu kimwe, bikwereka isaha y'ako kanya ariko bikwereka mu buryo butandukanye. Reka nze kwereka ubundi tuzo tubivugeho. Aha ngaha twaba turi gukoresha iso time format. Hano urahita ubona ko biteye nayo imaze kwereka format. Hano dufite ikindi bita noneho timestamp bari kuyibara muri milliseconds. Nakubwiye ko milliseconds aba ari ibice igihumbi by'isegonda. Ngo babara milliseconds bahereye igihe bita Unix time ni ku itariki ya mbere z'ukwa mbere mu 1970. Ni ukuvuga ngo babara milliseconds zitambutse uhereye kuri iyo tariki, noneho akaba arizo bandika hano. Iyi milliseconds kugira ngo ubashe kubonamo time uyihindura muri time nyine bisanzwe. Ushobora kuyifata ukayihindura muri time, turaza kugenda tubibona uko bikorwa. Gusa iyi ngiyi ni timestamp, ni ngiyi iso time format ushobora kuyihindura muri timestamp, nabyo turaza kubibona. Nagira ngo mbanze nkwereke uburyo bishobora kubonamo isaha. Noneho umaze gukora isaha, hano tumaze gukora date 1 na date, iyi date na date 1 ushobora kugenda ufata ibice by'ingenzi bimwe na bimwe muri iyo saha, akaba ari byo ugaragaza cyangwa se ugira icyo bikoresha. Dukoze console.log hano nashyizeho method zigera kuri 3. Hari yitwa get date, get full, get month. Izi ngizi zigufasha kuba wabona isaha, ukaba wabona umunsi biturutse muri iriya tariki twaba tumaze gukora hano hejuru. Tuvuge nko muri iyi ngiyi ya mbere ushaka kubonamo umwaka gusa, ukoresha ngo ni date, ni method get full. Ara ushaka kuzana wakoresheje get ariko iyo ngiyo ntabwo igikoreshwa, iri gukoreshwa ubu ngubu ni iyi ngiyi get full. Tuza kureba hano kuri output, aho tubona ko umwaka ni 2023. Uyu mwaka iyi method ukura muri iyi date wayihaye. Indi method ushobora gukoresha uretse gukoresha get full, ushobora gukoresha method yitwa get month. Nukoresha get month baraza kukuzanira ukwezi ugezemo, ariko iyo bari kukuzanira ukwezi bakuzanira ukwezi niba bazanye gatatu bivuze ko turi mu kwezi kwa kane. Impamvu bazana gatatu kandi turi mu kwezi kwa kane nuko babara amezi bahereye kuri 0 nkuko tubara muri array index. Ngo niba ari ukwezi kwa gatatu baraguha kane, niba ari ukwezi kwa kane baraguha gatatu, niba ari ukwezi kwa gatanu baraguha kane, gutyo kubera ko babara amezi bahereye kuri 0. Niyo mpamvu nuko get month baraguhereza umubare uri imbereho rimwe. Kugira ngo ubone ukwezi kwa nyako ukoresheje get month wahita uteranyaho rimwe kugira ngo ubashe kubona ukwezi kwa nyako kwari kuri mu itariki y'uyu munsi. Ngo tutekora ko dutanyejeho rimwe, noneho turabona kane kandi koko turi no mu kwezi kwa kane. Nuko bakuzanira ukwezi ushobora gukoresha method yitwa get date. Iyi get date ikuzanira umunsi cyangwa se itariki tugezeho kuri 29.
ushobora gukoresha get hours cyangwa se get seconds cyangwa se get milliseconds kugira ngo ubone amasaha, amasegonda n'aya milliseconds byose ushobora kubibona. None ikindi ushobora gukora ni gukora get time. Get time ifata itariki twari dufite hano ariyo ingiyi ikayihindura muri timestamp. Nitubikora gutyo dukoresheje get time, urahita ubona ko ifashe iyi tariki twari dufite hano iyihindura muri timestamp. Urabona ko ari kimwe ni timestamp iri hano twari twabonye ko byose ni isaha y'aka kanya tugezeho. Iyi ngiyi ibibitse amasegonda, itariki, ibintu byose biba bibitseho hano. Dushobora kuza kubikuramo, turaza kureba uko twabikora. Noneho ikindi kintu nyine ugomba kumenya ku itariki ni uburyo umuntu ashobora kuguhereza string cyangwa se ubundi bwoko bw'amakuru, noneho ukabuhindura muri date. Tugiye kureba uburyo uhindura amakuru atandukanye muri date. Uburyo bwa mbere turareba bahindura amakuru muri date ni ugukoresha arguments. Uvuga ngo iyo ugiye guhamagara iriya object yitwa date, ushobora gukoresha arguments zimwe na zimwe kugira ngo uzihindure date cyangwa se itariki cyangwa se igihe turimo. Nuvuga ngo reka dukore ikindi gihe, none cyite igihe, tuze kuvuga ngo new date. Iyi ngiyi ifata arguments zitandukanye bitewe n'ibyo ushaka gushyiramo. Reka tuvuge ko mbere na mbere tugiye gushyiramo umwaka, ugomba gushyiramo inyuguti enye. Iyo ushyizemo ebyiri babifata muri za 90, ubwo ushyizemo 20 gusa bahita babara 1920. Niyo mpamvu niba ari 2 na kangahe ugiye gushyiramo ugomba kuyandika yose. Wanditse muri 2 muri kinyejana gishize. So ubwo turashyiramo 2022, noneho ugashyiraho agakubo, ugashyiraho ukwezi. Dushyiraho ukwezi kwa 10. Kwa 10 wibuke uko wari ukwezi, kwa 10 barahita babara kwa 11. Kwa 10 ubwo turaba tushatse kuvuga ukwezi kwa 11. Noneho umunsi dushyiraho itariki 20. Noneho reka tube turekeye aho, noneho uze urebe uko itariki imeze. Niturangiza tuze gukora console log igihe tugishyire kuri output turebe icyo bizana. Bahita ubona ko bakoze igihe gishyashya kirimo ukwezi kwa 11. Ni nakubwiye ko baraza guhita bafata bakakugira kwa 11. Noneho hano itariki ni 19. Nabwo bahise bafata ko ari saa 6 z'ijoro kubera ko turi kuri UTC zitandukanye. Bahita gisubira inyuma ho umunsi umwe. Ubwo turamutse dushyizeho n'isaha, noneho dushobora guhitamo ko turaguma kuri uyu munsi cyangwa se turajya imbere, kubera ko babara UTC amasaha 2 uvuye ku isaha yo mu Rwanda, kubera ko nibwo GMT iri inyuma yacu aho amasaha 2. Noneho umwaka wo ni wa wundi. Dushobora gushyiraho nanone n'isaha. Dushobora gushyiraho isaha, tugashyiraho ko ubu ngubu ari saa 1 za mu gitondo. Ntabwo gushyiraho utudomo 2, shyiraho amazero biko zose ziracyari argument. Ubwo noneho dushyizeho isaha, reka turebe ko tuguma muri uyu munsi. Noneho barahita babara tariki 20, turacyari kuri 20. Noneho babara saa 11. Noneho ko bahise bafata saa 1 dushyizemo bakuraho amasaha 2 byo nababwiye. Dushobora no gushyiraho n'izi milliseconds. Reka dushyiraho milliseconds yenda ko tugeze kuri 500. Milliseconds nababwiye ko ari 1000 zigize isegonda rimwe. Milliseconds 500 ntabwo zije kubera iki? Dushyiraho 50. Aya ni amasegonda ntabwo ari milliseconds. So ni amasegonda 50. Noneho tujye kuri milliseconds dushyiraho nka 200. Nidushyiraho 200 bahita ubona ko 200 zaje. Nuko nguko ushobora gufata data ukazihinduramo itariki, noneho ukaba wazishyira hano muri argument, ukazishyira muri argument zitandukanye. Ushobora gushyiramo 2, iyo ushyizemo 2 bisiga byose babigira 0, ugasanga bagusubije nko mu gihe inyuma mu gihe, cyangwa se ugasanga bashyizemo ibindi utashakaga. So ni byiza ko amakuru yose uyashyiramo kugira ngo ataza kubamo kwibeshya. Uretse gukoresha ubu buryo kandi nanone ushaka gufata andi makuru ukayihindura mu gihe, ushobora kwifashisha string. Tuvuge ushaka nko gushyiramo nk'igihe wavukiye. Ushobora kuvuga uti navutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 2021. Noneho tuvuge ko wavutse kuri itariki 2021. Noneho waza kureba hano twari turi kurihindura igihe, urabona ko bagushyize ku itariki mu kwa 9 ku itariki 10, mu kwa 10 ku itariki 9,
naho kubera ko tutashyizemo igihe ngo ni sangahe, bagusubije inyuma uko babishaka, noneho bagushyira hano gutya muri ubu buryo. Noneho urabona ntabwo wamenya hano twari twashyizeho 10 ntabwo wamenya ngo ni iyihe bafashe nk'itariki cyangwa se nk'ukwezi. Reka duhindure dushyiraho 11 turebe icyo bafashe nk'ukwezi, noneho tuze kumenya byabyo. 11 iyi ngiyi bayifashe nk'ukwezi, noneho iri 10 bayifata nk'itariki, kandi ibyo ngibyo ntabwo tubishaka. So icyo tugiye gukora, ngiye kubereka ubundi buryo ushobora gukoresha uri guhindura mu gihe, noneho ukaza kubona ibyo ukeneye. Ngo reka dufate iyi tariki twashaka guhindura, tuyite bid ko ni igihe wavukiye, noneho tuyishyire ku ruhande. Urabona noneho tuyishyize muri string. Icyo tugiye gukora, turafata iyi bid cyangwa se iyi string, noneho tuyihindure muri array, tuyitandukanye, noneho tuvuge ngo aka ka mbere niko tariki, aka kabiri ni ukwezi, kubera ko ntabwo iyi date yo ihita ibibona ko wabonaga ko yagendaga ibicuri. So icyo tugiye kuvuga, turavuga tuti let bid array, ubwo array iraza guturuka muri string, turavuga bid.split. Wibuka iyo dukoze split turi gutandukanya amatariki, noneho tubwiye ko turayitandukanyiriza ahantu hari kano kamenyetso katambika. Nitumara kuvuga ko ariho biratandukanya, ubwo n'ubu ngo turaba dusigaranye anaba ari element ya array, iyi ngiyi element ya array, niba element ya array. Iyi ngiyi ifite index ya 2, index ya 1, index ya 0. So dushobora guhita dufata noneho iyi date, tukavuga tuti nkuko twari twabikoze hariya hejuru, tukavuga tuti hano habanza hajya umwaka, tugiye gushyiraho element iri kuri index ya 2 kuko niwo mwaka. Ubwo twavuga tuti bid array, noneho tukavuga tuti kuri index ya 2 niyo irajya hajya umwaka, noneho kuri index ijya hajya ukwezi ni bid array kuri index ya mbere ariyo ya 1, noneho ahajya umunsi ni kuri index ya 0 ariyo iyi ngiyi ibanza hano. Nituza kureba hano ku gihe, tuza kureba hano, uraza guhita ubona ko noneho babicurukuye. 11 ni ukwezi uko twari twabikoze hano. Urahita ubona ko 11 yabaye ukwezi, ukwezi kwabaye 11 kubera ko murabizi ko 10 iyo bigiye mu kwezi bongeraho 1, noneho 11 kwa dufite hano ku itariki yabaye 10 kubera ko byandi nabwiye bya time na UTC yahise subira inyuma, nabyo tubispecifienze yagaruka kuba 11, noneho umwaka we ni wa wundi, ibindi nabyo ni bya bindi bikurikira. Ubu ni ubundi buryo ushobora gukoresha uri kugira ngo ubikore mu buryo bwawe, uhitemo ikiri buze kuba itariki, ikiri buze kuba umunsi, ikiri buze kuba umwaka. Ushobora kubikora gutya muri ubu buryo bwawe. Noneho ikindi ushobora gushyiramo itariki nk'iyi ngiyi, tuvuge hano hari itariki nari mfite hano, iyi ni UTC iri muri ISO time format, nayo ushobora kuyifata ukayishyira hano muri time zone. Ushobora kuyifata noneho ukayisimbuzamo hano muri argument, akaba ariyo. Ushobora kuyifata nayo ukayisimbuzamo hano muri argument, noneho akaba ariyo iza gukoreshwa. Hano dushyiraho quotes, noneho tuza kureba, rero tubona itariki. Iki ngiki ni ku itariki 2 z'ukwa gatanu nibwo iyi video igiye kuri YouTube. So nuko nkuko ushobora guhindura iyi string cyangwa se ikindi cyose, ukaba wagihindura muri date, kigahita kiba date nka gutya, umuntu akaba yakibona, cyangwa se ukakibika muri database, cyangwa se ukagira ikindi ugikoresha. Noneho tugiye kureba uburyo uformatinga date, cyangwa se kuyiformatinga ni ukuvuga ngo niba dufite nk'iyi date, ni gute wayishyira muri format ya ISO, ni gute wayishyira muri format yindi isanzwe, cyangwa se uburyo ushobora guhindura uburyo igaragara. Reka noneho turebe kuri date formatting. Date formatting bishatse kuvuga ni ukuva muri format imwe ujya mu yindi. Muri format imwe ni ukuvuga ngo hari uburyo nari naberetse hano, ushobora kubyandika gutya. Hari igihe ushobora gushyiramo agakubo kaberamye, hari igihe ushobora gushyiramo hano, gushyiramo ukwezi ukandikamo yenda October. Ibyo ngibyo uburyo bikora ni hano uhindurira
formatting. So tugiye guhindura format y'imwe muri izi date twakoresheje hejuru yitwa date, tuyihindure formatting. yari iri muri iso format, none tugiye kuyikora tuyihe tuyandika to locale string. Noneho hano amara kubikora gutyo ukaba washyiramo format izajya ikurikiza. Reka tuvuge ko izajya ikurikiza US format cyangwa se format yo muri Amerika. Nitubikora gutya rero tubona ko bayihinduriye ubwoko nyine uburyo yari iri kwandikwa, bahise bayigira gutya, bandika itariki noneho n'isaha bayizana ukwayo hano. Dushobora kubikora tudashaka ko hari uburyo dushyiramo buza kwizanamo, tugashyiraho undefined. Iyo dushyizeho undefined hano nabwo urabona bahitamo uburyo bo bishakira bugendanye na browser cyangwa se n'ahantu n'imashini yawe uburyo ikoramo. Gusa dushobora nanone gushyiraho indi argument dushyiraho niho uvuga ngo ese tuze kuzana amagambo cyangwa tuze kuzana imibare. Dushobora kuvuga tuti kuri date tuze kuzana numeric cyangwa se numeric ubwo ni imibare. Noneho ku kwezi tuze kuzana kwezi. Akenshi niko abantu bagira amagambo, tugire long, ubwo nitugira long ijambo ryose bararyandika. Noneho ku mwaka dushyireho numeric naho. No kuvuga ngo nidushyiraho numeric baraza kuzana umwaka mu mibare n'umunsi mu mibare, ariko ukwezi ko bakwandike mu magambo. Dore no kuko bimeze hano. Ushobora gushyiraho short nanone. Iyo ushyizeho short no kuvuga ko bandika ukwezi mu mpine. Kandi sinzi impamvu umwaka ukwezi kutari kugaragara. Reka dusubizeho ya format yindi. Nuko nguko uhindura itariki ukaba wayihindura mu buryo igaragara abantu bashobora kuba bayibonamo. Harimo n'ubundi buryo ndaza gusiga document cyangwa se link ibereka ahantu mushobora kureba uko ibindi babikora. Reka tujye noneho uko ushobora gukompara igihe ukareba uko igihe kimeze. Hano dufite date. Iyi date ya mbere tugiye kuyishyira mu yindi object. Reka tuvuge dufite date2. Date2 ni date nshyashya cyangwa se itariki nshyashya, ariko turayikora tugendeye ku itariki ya mbere. Uvuga ngo ni date ya mbere, aho gushyiramo kubyandikamo nk'uko kundi twabikoraga. Iyi ngiyi iraza kuba igendeye kuri ya tariki ya mbere. Noneho niturangiza tuze kureba kuri output ko nayo imeze. console.log dufite date ya mbere na date ya kabiri. Nituza kureba hano dufite amatariki abiri asa, ariko reka tujye kubigereranya turebe. Nitujya kubigereranya ubwo turavuga tuti date ese ingana na date2. Nitubikora gutya niba bingana baraza kuduha true, niba bitangana baraduha false. Hano urabona ko baduhaye false, batubwiye ko bitangana kandi ni amatariki amwe urebye, kubera ko iyi date ya kabiri twayikoze duhereye kuri iyi date ya mbere. Kubera iki rero bitangana? Impamvu bitangana no kubera kugira ngo n'iki gikorwa cyo kugira ngo bakore indi bahereye mu ya mbere kijya gukorwa, hashobora kuba hanyuzemo nk'amatiyeretse runaka cyangwa se nka milliseconds runaka. So uburyo bwiza bwo kubikora ni ukuba twabihindura muri timestamp, noneho tukagereranya timestamp. Dushobora kuvuga tuti get time, urabizi ko ariko duhindura muri timestamp, n'iya kabiri tukahindura muri timestamp. Noneho twarangiza tukareba noneho ko biza gukunda. Nitubigereranya noneho urahita ubona ko biba true. Iyo tubihinduye muri timestamp byose bihinduka mu mibare. Twari nababwiye ko ari milliseconds, noneho byahinduka muri milliseconds ukaba wabona kubigereranya. Ibi ngibi ushobora kubikora uri kureba ese nk'igihe umuntu yaguhaye yinjije muri website yawe wamusabye kingana n'igihe ubitse muri database, cyangwa se uri nko gukora nka tombora, umuntu yatomboye asanga birthday y'ingana n'umubare w'amahirwe, ukaba uri kubigereranya ese uyu mubare w'amahirwe ungana n'igihe uyu muntu yavukiye, noneho byaba bingana
ukaba ushobora kubigereranya nyine ukoresheje ubu buryo. Ushobora guhita ubihindura muri timestamp, noneho ukaba wakongera ukabigereranya, noneho bihita bikunda. Noneho ni nabwiye ko ndaza kubereka uburyo ushobora guhindura timestamp muri date isanzwe. Ushobora kubikora gutya. Reka dufate indi date ya gatatu. No, iyi date yo turayikora tugendeye kuri timestamp ya mbere, date 1. Date ya gatatu tuyikoze tugendeye kuri date 1. Nituza kureba hano date gatatu, urahita ubona ko yongeye isubira mu kuba date isanzwe, ntabwo ikiri timestamp. Twayikoze iyi ya gatatu twayikoze tugendeye kuri ya timestamp iri kuri date 1, niba mubyibuka hano turi gutangira. Iyi date 1 twayikoze dukoresheje date.now, kandi date.now murabizi ko iduhereza timestamp. So iyi date ya gatatu tuyikoze tugendeye kuri ya date ya mbere, irongera iduhereza itariki isanzwe. Nuko nko gufata timestamp ukayihinduramo itariki isanzwe, ukaba wayikoresha nka bya bikorwa byose twabonye turi gukora kuri date isanzwe.